Husna. Husi. Tara. Biramubwira. Uzi ko ibyo kurya byose byashize. None se sister nta mafaranga ufite? Sha nyine ngenda yafite. Ndaje mu kanya turi guhaha. Yego nta kibazo ndaguherekeza. Hari umuntu wari wanyemereye ko ari bunyohereza amafaranga none ntabwo arayanyoherereza. None se mu rugo iwanyu wari gukoreza amafaranga ko mbimenya? Uwo muntu utigeze umbwira umuntu ki? Ariko sisi nawe uriyo ujya unsetse. Ni umutipe nyine w'inshuti yanjye wambwiye ngo aranyoherereza amafaranga ko ntabwo arabikora. Ubwo sobanuye amafaranga nta ngaruka azagutera. Wana sisi mvuze ko ni umutipe ari umwana mwiza niwe uba yanyemereye maze we ntabyize n'ubushomeri umuntu aba yifitiye bwo ku ishuri ntabyize kandi nyine urabizi ntabwo umuntu yaguha amafaranga ngo uyange. Umva ngo nta ngaruka azagutera. Umaze gusiba ishuri inshuro izi. Ariko se ubundi buri wagiye hera. Maze iminsi nkubona uhora ugenda sinzi ibintu burimo. Nta kazi wundi ufite. Ko nzi ko uri umunyeshuri. Ega sisi ntukagire ibintu big deal urega. Nta kibazo kiwe ahubwo se nzanamukwereka kugira unamubone nyine umumenye tu. Aha. Sasa reka tujye guhaha nyine. Nanjye reka njye guhindura nyine nze tujyane. Uyu mukobwa naguhaye amafaranga none wahatse morale yabonetse none. Ariko mana se bigatuma unibazaho cyane. Umusoro utahindutse. Oya. Ariko ni byiza turambereye. Genda gakuza. Hega bro nicyo nkukunde. Kuva kera wanyitagaho. Sha nyine ndabikunda pe. Urabona umaze kubimenya. Nukuri kw'Imana. Cyakoze no kuzashima n'Imana mu rusengero rwose. Erega niwe mu rugo bansigiye. Rero sheri. Uyu mukobwa ubunyacyacu kwa butangiye kumushira. Yamaze gusirimuka. Oya ariko se nta ukomeze kunyita umunyacyaro. Njye biranambabaza. Ariko aya nta kibazo ihangane kuko n'ubundi umuntu wamaze gusirimuka mu kuntu. Nyine nzajye mbihanganira. Nuko nyine nta kundi. None saho navuye myaka. Ako gusa nyine nta kibazo sibyo none nzakomeza kukwitaho nawe unasigaranye nyine nk'umuvandimwe wanjye sibyo se kandi nzera ko nyine na shere wanjye nawe tuzafashanya sibyo nzakwitaho uziga neza nta kibazo uzagira ndetse wowe nubihisha ahantu maze kugera rero ndabona akeneye undi mwana wo kujya amufasha. Amufasha iki se agowe ni akazi ko mu rugo. Akazi ni kenshi araboneka cyane ndabibona pe. Ese hari wowe wabonye waza akajya bafatikanya? Naramubonye. Angana ate? Ni mutoya nyine kuri ntacyo atwaye. Uwo mwana si ubwo ari nko mu gikiro kingana gute? Afite nka 14 yagarukiye mu wa gatatu. Uwo mwana w'imyaka 14 wamuzana gukora akazi ko mu rugo? Aragashoboye kugakora kubera ibibazo yahuye nabyo.
ntabwo byumvikana umwana nk'uwo ntabwo akwiye kujya mu kazi ko mu rugo ahubwo umwana nk'uwo aba akwiye kujya mu ishuri akiga aya ntabwo byashoboka ntabwo nakwemera ko umwana aza hano aje yakeneye umufasha yego ndabyumva ariko ntabwo twafata umwana mutoya ngo aze mu kazi hano keretse niba mwemera ko azaza wenda tukamushyira mu ishuri bakajya bafatikanya bose bavuye kwiga ngo niba wowe ari kubyumva nta kibazo niba wumva wemera ko azaza ukamushyira mu ishuri akajya aza agafatanya na Jesse bavuye ku ishuri nta kibazo ngo nawe uraza kumbwira uko ubyumva bitekerezaho bihagije kandi wumve ko umwana muto ntabwo yagakwiye kuza ngo aze mu kazi ko mu rugo gusa aho ngo akwiye gufashwa kwiga ni ikibazo kinakomeye iterambere rye ryabereye irihe se yavuye mu ishuri gutyo Jesse sibyo naza muzajya mufatikanya imirimo mwese muvuye ku ishuri ntabwo ari ngombwa ko umwana nk'uwo tuza kumuhohotera hano tumuha akazi ko mu rugo gutyo gusa ahubwo dukwiye no kumufasha oya bizaterwa nawe igisubizo uzagira nawe akeneye kwiga sava uzamushyiramo nta kibazo ubwo ngubwo nyine uze kubitekerezaho nyine ubwo uraza kumbwira niba wumva bishoboka uzamubwira aze ari bujye kwiga ariko abe nk'umwana hano